ubundi Nyirampingiye yari umusingakazi wo kwa Jeni, akaba ari wabyaraga Rutsobe, Abatsobe mwese mukomokaho. Nabonye n'uwitwa Nyirarutsobe. Nyirarutsobe ni irindi zina rya Nyirampingiye bamuhaye kubera ko Abatsobe bari abami b'umuganura. Kenshi na kenshi nyira yabaga ari nyina ubyara umwami, kandi Abatsobe yari umwami w'umuganura. Shimishijwe nuko mbonye Nyirampingiye hariya, mbonye na Nyirarutsobe, kandi buriya wasanga Nyirarutsobe yarasaga nkuriya, buriya birashoboka, yo ntabwo ari igitangaza. Burya rero mujya mwishimira yuko mugenda mugakura amazina y'abakurambere banyu, kuko burya nicyo kintu cya mbere gituma igisekuruza kitazima. Harimo ba Rubona, harimo ba Rwambari, harimo ba Nyiribakwe, ejo tuzasangamo ba Nyamuhenda, abandi bakajeje, dusangamo ba Birege, ba Nyaruhungura. Ayo ni amazina yose aba mu bakurambere b'Abatsobe. Ikiganiro nabateguriye uyu munsi ni ikiganiro gikomatanyije, kuko burya Abatsobe nubwo babayeho ariko ntabwo bari ibinege mu bandi bana Gihanga yabyaye. Tugiye gutatura amateka ya Rutsobe n'indi miryango bavukana, tuze kugera mu nzu y'ababona, ndetse tuze no kuganira kuri Nyirabakwe umwihariko uduteranije hano uyu munsi. Ubundi mu mateka y'u Rwanda dufite imbumbe y'imbaga iri mu bice bitatu. Dufite ibicumbi bikuru, tukagira imiryango migari, tukagira n'inzu z'imiryango. Ibicumbi bikuru mu mateka y'u Rwanda bijyanye n'umuzi wo kubaho kwacu. Nuko ngo ibyo mu Rwanda nta na kimwe kimejeje, ahubwo byose bifite umuzi, bifite uko byaremwe, bifite uko byakuze kugeza ubwo turi aha ngaha. Tukagira n'imiryango migari. Imiryango migari imeze nk'amashami, hakaza n'inzu z'imiryango migari zimeze nk'udushami, kandi byose byubakiwe ku bigwi n'ibirindiro byatumye u Rwanda ruhama rugashinga imizi n'imiganda. Ibicumbi bikuru dufite mu mateka y'u Rwanda, hari igicumbi gikuru cy'imiryango y'Abasinga, hakaba igicumbi gikuru cy'imiryango y'Abanyiginya, ndetse n'igicumbi gikuru cy'imiryango y'Abazigaba. Ibyo bicumbi bikuru byose bigendana n'uko u Rwanda rwagiye ruturwa, uko bagiye baza mu iyimuka ryo kugera ino. Igicumbi gikuru cy'imiryango y'Abasinga nicyo gikuru muri aya mateka y'u Rwanda, kuko cyasesekaye ino ahasaga muri za 300. Barororoka kugeza ubwo batangiye kumenyekana, bagira umukuru wabo ubahagarariye witwaga Rurenge, aho bafite gakondo yabo hariya mu karere ka Rutsiro, mu mirenge ya Zaboneza, Mushonyi, Ruhango, Gihango, ndetse na Musasa yo muri Rutsiro, ukongeraho na Nyamyumba yo muri Rubavu. Hakurikiyeho igicumbi gikuru cy'imiryango y'Abazigaba, nacyo cyasesekaye n'ahasaga muri za 400, cyo kirunda amashyamba y'Akagera, hariya ruzi rw'Akagera n'ibiyaga bihari. Baraza barahatura, barema gakondo yabo nkuru, barema imiryango migari ikomoka ku mukurambere wabo witwa Kazigaba. Abaje nyuma ni Abanyiginya, baje ahasaga muri za 700, basesekara ino hariya mu Rweya rw'Umubari, bacumbikirwa n'Abazigaba, bahamara imyaka isaga 300, bageze aho bimura gakondo yabo, baraza bayishyira hariya irutunga rwa Gasabo, bari mu gihugu cyabo cyitwa Gasabo, cinjira mu bindi bihugu bigera muri 28 byari by'Abasinga n'iby'Abazigaba. Ibyo bicumbi bikuru byagiye byororoka, bikagira abakurambere babihagarariye. Abo bakurambere nibo bagiye babyara abana babo babyara imiryango migari, ayo dukunze kwita ubwoko mu mazina y'amahanga, ariko mu Kinyarwanda nta bwoko tugira, kuko amoko n'ay'ibijumba n'imyumbati n'ibirayi, twebwe tugira imiryango migari. Igicumbi gikuru cy'imiryango y'Abasinga, umukurambere wacyo wagihagarariye ni uwitwa Rurenge. Rurenge yabyaye abana bagera muri 6, bakomokaho n'imiryango migari igera muri 6, ndetse muri umunara witwaga Mungwe abyara imiryango migari igera muri 2. Rurenge yabyaye abana 6, harimo uwitwa Kimezamiryango, harimo uwitwa Jeni, uwitwa Kibanda, uwitwa Gihunde, uwitwa Mwongera, ndetse n'uwitwa Mateke. Abo ngabo uko ari 6 nibo babyaye imiryango migari ikomoka mu gicumbi gikuru cy'imiryango y'Abasinga. Uwitwa Jeni yabyaye Abarenge, uwitwa Mwongera abyara Bongera, uwitwa Kibanda abyara Babanda, uwitwa Gihunda abyara Bahunde, ndetse n'uwitwa Mungwe wari murumuna wa Rurenge abyara Abaningwe ndetse n'Abanyakarama. Iyo ni imiryango migari ikomoka mu Basinga,
ndetse uwitwa Mateke we yabyaye imiryango migari igera muri 2, uwitwa Byungura byabungura ndetse n'uwitwa Gasita abyara Basita. Abo ngabo ni igice gikomoka ku gicumbi gikuru cy'imiryango y'Abasinga, ari nabo bakuru bageze hano bwa mbere ku butaka bw'u Rwanda. Igicumbi gikuru cy'imiryango y'Abazigaba bo bafite umukurambere wabo witwaga Kazigaba. Kazigaba yabyaye abana b'abahungu 2, umwe witwaga Kabeja ndetse n'uwitwaga Ruhinda. Ruhinda yabyaye Abahinda aribo bahanze Karagwe k'Abahinda ndetse anahanga icyitwa Nkore y'Abahinda, ariko arongera abyara Muzirankende waje kubyara Mugesera ariyo nkomoko y'Abagesera b'Abazirankende tuzi mu mateka y'u Rwanda. Noneho rero reka tuze iwacu mu muryango w'Abanyiginya. Umuryango w'Abanyiginya wo wakomotsweho n'imiryango migari igera mu 10. Imiryango migari igera mu 10 yose ikomoka kuri Gihanga wabyaye abana 9. Gihanga yashatse abagore 4, 2 bari Abasingakazi uwitwa Nyirampingiye ndetse na Nyamususa, undi yari umushikazi witwaga Nyangobero wo mu Bunyabungo, undi akitwa Nyirampirangwe w'Umwenengwe kwa Rwamba mu gihugu cy'Ubungwe. Abagore bose uko ari 4 babyaranye abana bagera mu 9, ari babaye inkomoko y'imiryango migari igera mu 10 ikomoka ku Banyiginya. Abana Gihanga yabyaye harimo 5 yabyaranye na Nyamususa, harimo witwa Kanyarwanda, haza witwa Kanyandurwa Sabugabo, haza witwa Mututsi, haza Nyirarucyaba, haza n'uwitwa Kanyabugesera Mugondo. Abo bana bose yababyaranye n'uwitwa Nyirarutso w'Umusingakazi wari igikomangoma cyo mu Budahanu Bwishaza kwa Jeni rya Rurenge. Iyo mvuze Ubudahanu Bwishaza ni mu karere ka Rutsiro ndetse na Karongi. Uwitwa Nyirampingiye yabyaye umwana umwe Rukumbi, nawe yari Umusingakazi. Yabyaye umwana umwe Rukumbi witwaga Rutsobe, ari we muri mu gutekereza hano, muri mu kwibuka uyu munsi n'abamukomokaho. Uwa gatatu witwaga Nyangobero, nawe yabyaye umwana umwe witwaga Kanyabungo Ngabo. Haheruka uwitwa Nyirampirangwe wabyaye abana 2, abitwaga Gafomo ndetse na Gashubi. Abo bana bose uko ari 9 no baragiye bari mu buhangange bukomeye, nabo biremamo imiryango y'ibihanyanswa dufite mu mateka y'u Rwanda. Uwitwa Kanyandorwa Sabugabo yabyaye umwana witwaga Mushambo, ari wabaye inkomoko y'Abashambo, bishaka kuvuga ngo Bashambo ni abuzukuru b'Abanyiginya. Witwa Kanyabugesera Mugondo yabyaye umwana witwaga Muhondogo, Muhondogo akomokaho n'abita Abahondogo, nabo abuzukuru b'Abanyiginya. Witwa Nyirarucyaba yabyaye abana bagera muri 6, barimo Kagara, Karandura, Kabuguma, uwitwa Kanage n'uwitwa Rusengo. Abo bose baba inkomoko y'umuryango mugari w'Abacyaba. Abacyaba ni abuzukuru nabo b'Abanyiginya. Haza uwitwa Mututsi. Mututsi yabyaye uwitwa Ntandayera, abyara n'uwitwa Serwega. Serwega niwe inkomoko y'Abega, naho Ntandayera abyara Muhana Mukono. Abo Abahana Bakono bafite igisekuruza cyabo kwa Mututsi, bakagira ibyuzukuru byo kwa Gihanga. Haza Rutsobe wakomotsweho n'Abatsobe. Abatsobe nabo ni abuzukuru b'Abanyiginya. Haza abitwa Abashingo bakomoka kuri Gashingo ka Gashubi ka Gihanga, nabo baba abuzukuru b'Abanyiginya. Nuko ngo Abatsobe ni bamwe mu ruhando rw'imiryango migari igera mu 10 ikomoka mu muryango w'Abanyiginya. Iyo bavuze igicumbi ni igiti muze kubaho kwacu. Noneho rero iyo bavuze imiryango migari aba ari amashami y'icyo giti, hakazaho noneho n'inzu ziba zimeze nk'udushami. Abanyiginya n'Abatsobe n'Abega ubwabo imiryango migari igera mu 10 y'Abanyiginya ibumbye imiryango migari 100, nako inzu zigera mu 137 muri 205 ziri ku butaka bw'u Rwanda. Abanyiginya nibo bagira inzu nyinshi zigera muri 65, hagakurikiraho Abega bagera 34, hakaza Abasinga bagera 18, Abatsobe bafite 9. Izo nizo nzu zagiye ziboneka mu mateka y'u Rwanda. Iyo niyo miterere y'uruhurirane rw'imiryango migari ikomoka mu Banyiginya, isangira ibyuzukuru n'Abatsobe muri hano, kandi gasangira n'abandi basangwa butaka b'Abasinga n'Abazigaba gutura iki gihugu cy'u Rwanda. Ni byiza rero yuko mubaho kenshi harimo
abo mwashatsemo nubwo bavuga ngo twebwe twahujwe n'abatsobe kubw'urukundo, ariko hari abatagiye bavuga ngo nubwo nahujwe nabo n'urukundo ariko nduwaha na kereka umwe nibo wavuze, uriya musore wavuze ati ngende umucyaba, ariko abandi bavuga ngo twabaye abatsobe kubw'urukundo. Ntimugatinye no kuvuga imiryango migari mukomokamo, kuko n'ubundi ubumwe n'urukundo rurasanzwe mu miryango y'Abanyiginya. Igikuru gihari gikomeye mugomba kumenya nuko mbere y'uko u Rwanda ruhangwa ahasaga mu 1991, ubundi imiryango migari yashakanaga ukwabo, Abanyiginya ukwabo, Abasinga ukwabo n'Abazigaba ukwabo. Gihangaje aravuga ati kugira ngo abantu bazahuze babumwe kuri ubu butaka nuko bashyingirana. Ari niyo mpamvu ubona Gihanga yashatse abagore b'imiryango migari igera muri 3, Abasinga, Abashi n'Abenyengo. Niyo mpamvu ubona cyane cyane nk'abatsobe umukurambere kazi wanyu, nyirakuruza wanyu yari umusingakazi witwaga Nyirampingiye. Urumva rero yuko ni uruhurirane rw'amateka. Ntimugatinye kuvuga nubwo mwavuga ngo twashatse mu batsobe, ariko mugomba kuvuga n'imiryango mukomokamo uko yose birasanzwe yuko mushakana kugira ngo mwunge ubumwe. Aho ngaho rero reka ducumbikiraho kuri rusange rw'imiryango migari n'uburyo yagiye isobekerana no kwivukana. Reka noneho tuze ku mwihariko w'abatsobe, nyuma turaza kubabona ndetse tugere no kuri nyiribakwe. Abatsobe ni bamwe barazwe umurage ukomeye mu mateka y'u Rwanda, kuko Gihanga agiye gutanga asaga mu 1120 yaremye inama y'umushyikirano yabereyeho bita Inyamirembe ya Huguri, uri mu murenge wa Remera mu karere ka Gatsibo. Mu nama niyo yatangiwemo imirage yahaye abana be uko ari 9. Abasambo barazwe ukwabo, Abahondo ukwabo, Abego ukwabo, Abaho ukwabo, Abatsobe nabo baragwa ukwabo. Niyo hane niyo dukwiye kurebera ngo abatsobe mwarazwe iki. Abatsobe bahawe imirage igera muri 3. Umurage wa mbere w'abatsobe bahawe kuba abanyamabanga b'ingoma. Reka tugendane mubyeyi mu mwakire kugira ngo dutangirane, kuko tugeze ku mwihariko ukomeye. Abatsobe bahawe imirage igera muri 3. Umurage wa mbere w'abatsobe nuko babaye kuba abanyamabanga b'ingoma. Urabona Gihanga yabyaye abana bageri ku 9, arangije abaha umurage wo kuba abanyamabanga nshingwabikorwa w'umushinga wo kubaka u Rwanda. Niyo barazwe umushinga, ari nayo mpamvu uzabona iyo miryango migari ikomoka kuri Gihanga ari byo yagiye yikorera umushinga wo kubaka u Rwanda na n'ubu rukigeretse. Ukabona nibo bavamo abami, ukabona nibo bavamo abatware b'ingabo, ukabona nibo bavamo ingabo zirasana, abatware b'imisozi, abatware b'imirenge, kubera ko nibo barazwe umushinga wo kubaka u Rwanda, bakagenda bahereza abandi aya mabwiriza kugira ngo u Rwanda rube urwo kugeza na uyu munsi. Uko ngo rero muri abo bana Bagihanga uko ari 9, Rutsobe niwe wahawe kuba umunyamabanga wabo, akabika amabanga y'ibyo bakora byose kugira ngo uwo mushinga uzagerweho. Uwo ni umurage wa mbere. Ari nayo mpamvu uzareba kenshi na kenshi umuco uranga abatsobe hanini ni ukugira ibanga. Sinzi niba mbabeshyeye, ariko abatsobe ni abantu bagira ibanga kugira ngo uzapfe no kumenya icyo avuga biragoye. Nyine afata minutes z'inama, yarangira kuyishyira mu bikorwa, ajya kumubwira ngo tana hano, akakubwira ati ntabwo twari kumwe mu nama. Umusobe ni umuntu udashobora gutezuka ku byemezo yafatiye hamwe n'abandi, kuko niyo munyamabanga wabyo kandi ugomba gufasha abandi mu ishyirwa mu bikorwa. Ikindi abatsobe barazwe bari abanyamuganura. Nabo bari bashinzwe gutegura umuhango w'umuganura, ari wo washushanyaga uburame bw'igihugu, ubw'abaturage, gushimira Imana yuko yabarinze, ndetse ukaba n'ikibariro cy'imyaka y'Abanyarwanda. Iyo bavugaga ngo kanaka ari imiganura 40, kuko ngo yabagaramye imyaka ingahe 40. Umurage wa gatatu abatsobe bahawe ni umurage ukomeye cyane wo kuba abatabazi b'abacengeri. Abatabazi b'abacengeri bari abantu bagombaga kumena amaraso yabo kugira ngo u Rwanda rwigaburire amahanga. Iyo bajyaga gutera mu Burundi, baraza bagatera inzuzi zikerera Rutabayiru, bati Rutabayiru rero inzuzi zakwereye, ugomba gutabarira u Rwanda.
atambara bambambaranye usezera abawe ubundi ujye mu Burundi. Rutabayira ugakambambaranya akajya kwa Ntare Rusatsi, akajya ku marembo y'ubwami, akajya kubiyenzaho ngo bakaba mu kubisa icumu, amaraso akamenekera i Burundi. Iyo byagendaga gutyo ingabo z'u Rwanda zahitaga zambara ubundi zikajya guhanagura Burundi kuko intsinzi yabaga ibonetse. Nkinjira hano Sharire yanyeretse uriya Rubona ati uyitwa Rubona, mpita nibuka Rubona watse mu mateka y'u Rwanda ntuyindi wa Yezu w'Abanyarwanda. Impamvu namwise Yezu w'Abanyarwanda nuko imiterere y'umutabazi w'umucengeri n'ubundi yari imeze nk'ibyo bavuga kuri Yezu, kuko we yamenaga amaraso kugira ngo u Rwanda rutsinde amahanga atarukunda cyangwa se rutsinde ibitero bya Rwagabweho. Ubu wari umurage w'Abatsobe, kuko burya hari intekerezo zihanga buhanga zarimwe na gihanga zivuga yuko amaraso y'umunyarwanda ari icyorezo ku mahanga akaba umugisha ku Rwanda. Iyo mitekerereze, iyo migenzereze nta bandi bari bayijejwe usibye Abatsobe. Iyo niyo mirage itatu Abatsobe barazwe mu mateka y'umushinga wo kubaka u Rwanda. Abatsobe bagiye bagira inzu nyinshi, ariko iz'ingenzi tuzi mu mateka y'u Rwanda zigera mu 9. Iyo bavuze inzu kenshi na kenshi abari umuryango abantu bake bakomoka ku muntu umwe. N'ubu ngabo turi kumwe n'abanyiri bakwe bakomoka kwa Rubona, iyo ni inzu, ariko umuryango mugari ni abantu benshi bakomoka ku muntu umwe. Mu nzu zikomoka kwa Rutsobe harimo Abatsobe babona, harimo Abatsobe babona bakomoka kwa Rubona rwa Birege, harimo Abatsobe bakomoka babambari bakomoka kuri Rwambari rwa Rubona, harimo Abatsobe b'Abirege bakomoka kuri Birege bya Nyaruhungura, harimo Abatsobe b'Abumbogo bakomoka kuri Bumbogo rwa Rutsobe, harimo Abatsobe b'Abagaruka, harimo Abatsobe b'Ababirya, Abatsobe b'Abagarura. Urumva izo nizo nzu ziri mu muryango w'Abatsobe. Ariko hano nyamenye ko bahateraniye ari inzu, ari igice cy'inzu yo kwa Rubona. Rubona ni umwe mu Batsobe bagize ibigwi cyane mu mateka y'u Rwanda, kubera ko niwe wabaye umutabazi w'umucengeri w'ikubitiro mu gitero u Rwanda rwagabye mu Ndorwa ku ngoma y'umwami witwaga Samukondo asaga mu 1312. Aragenda agwa mu Ndorwa. Icyo gihe u Rwanda rwararwanye runyaga inka nyinshi, igihugu ntibagifata, ariko rurabatsinda kuko gahunda y'igarura bihugu yari itaratangira. Hari n'abandi bitwa ba Mucumisi, harimo abitwa ba Ntabyera wa mbere n'uwa kabiri, abose ni abatabazi b'abacengeri bameneye u Rwanda amaraso. Mu mateka y'u Rwanda Abatsobe bagize abatabazi b'abacengeri bagera muri 17. Mu Rwanda ubundi dufite abatabazi b'abacengeri bagera muri 18 muri 40. Rwanyuma n'uriya Gisa Rwigema mu Cyaba, ariko Abatsobe muri abo 40 bari bafitemo Abatsobe 17. Umva yuko Abatsobe mukwiye